Haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana ibihe byose. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku wa mbere itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2026. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iki cyumweru dutangiye nikikubera icyumweru cy'umugisha. Iki cyumweru dutangiye nikikubera icyumweru cy'umutsinzi. Umunsi wo kuwa mbere ni umunsi utangira icyumweru utangiye cy'ukwezi kwa gatanu. Iki cyumweru cyose Imana igukorera ibikomeye. Iki cyumweru cyose Imana igukorera ibidasanzwe. Iki cyumweru cyose Imana igufungurira imiryango. Turasoma ijambo ry'Imana muri Byukura bagirane y'uyu munsi. Turasoma igitabo cyo Kuva ibice byaho 33. Turasoma n'umurongo waho wa 17. Turahera ku murongo wa 17. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Mose arangije abwira Uwiteka ati, nyereka ubwiza bwawe urabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho, nzagushyira mu rusate rw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mose abwira Uwiteka ati, nyereka imigambi yawe, iyo migambi yawe. Imana y'amahoro rero ahangaha yavuganaga na Mose, bombi bari babi. Reka nkubwire, hari ibintu urimo wibaza imbere y'Imana ukavuga ati, mbese Imana izaza ryari? Mbese Imana bizagenda bite? Izabikora gute? Izaca mu zihe nzira? Ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza. Uwiteka Nyiringabo Imana abwira Mose ati, ku murongo wa 17, Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze ndagikora. Hari ikintu umaze igihe usaba Imana, hari ikintu umaze igihe usengera. Imana y'amahoro intumye kukubwira ngo icyo umaze igihe usengera Imana iragikoze. Icyo umaze igihe usaba Imana, Imana iragikoze. Imana yumvishe gusenga. Umva impamvu Imana yumvishe gusenga, ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, kuko wagiriye umugisha ku Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo n'icyo uvuze aragikora. Uwiteka Nyiringabo Imana n'icyo uvuze aragikora. Aragikora kuko ni Imana ishobora byose. Aragikora kuko ni Imana itananirwa. N'icyo ngicyo uvuze Imana iragikora. N'icyo ngicyo wayisabye iragikora kuko ni Imana ishobora byose. Ni Imana itananirwa. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. N'icyo uvuze ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Reka mvugane nawe. Umaze igihe usenga, umaze igihe uhamagara Imana, umaze igihe winginga Imana. Imana y'amahoro intumye kukubwira ngo n'icyo ngicyo umaze igihe usaba Imana, Imana iragikoze. Icyo ngicyo usabye umaze igihe usaba Imana, Imana iragikoze. Icyo ngicyo umaze igihe usaba Imana, icyo ngicyo Imana irakiremye. Imana ifunguye imiryango kuko ari Imana ishobora byose. Icyo ngicyo n'icyo uvuze Imana iragikoze mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, wayisabye akazi
Imana irakaguhaye. Wayisabye kugukiza ubwo burwayi, Imana irabugukijije. Wasabye Imana ngo uku kwezi kwa gatanu bimenyekane, Imana iravuze ngo n'icyo wavuze Imana y'amahoro iragikora. N'icyo wasabye Imana iragikora mu izina rya Yesu. Icyo wasabye Imana iragikora. Icyo wasabye Data aragikora. Icyo wasabye Uwiteka aragikora. Haleluya! Icyo wamusabye aragikora mu izina rya Yesu. Icyo wamusabye aragikora mu izina rya Yesu. Aragikora kuko ni umwami w'abami, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Icyo wamusabye aragikora kuko ni umwami w'abami, arashoboye, nta kintu kimunanira. Icyo wamusabye aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Haleluya! Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye. Haleluya! Ijambo ryitwa njyewe ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye. Uwiteka aje kunyuza kugira neza kwe imbere y'amaso yawe. Uwiteka aje kunyuza kugira neza kwe imbere y'amaso yawe, bimenyekane ko wasenze Imana. Aje kunyuza kugira neza kwe. Haleluya! Iyo Uwiteka anyujije kugira neza kwiwe imbere y'ubuzima bwawe, abantu bose barabimenya, inshuti n'imiryango barabimenya, abavandimwe barabimenya, abagufasheho ijambo bose barabimenya ko Uwiteka anyujije kugira neza kw'imbere y'amaso. Barabimenya yuko Uwiteka aravuga ngo nzanyuza kugira neza. Haleluya! Ayiwe, ndagusengera wowe unkurikiye uyu munsi wo kuwa mbere, Imana inyuze kugira neza kwayo kose imbere y'ubuzima bwawe. Imana inyuze kugira neza kwayo. Iyo Imana inyujije kugira neza kwayo imbere y'ubuzima bwawe, igikundiro kikubonekaho, uburinzi bukubonekaho, ubudahangarwa bukubonekaho, umugisha ukubonekaho, amafaranga kubonekaho, iterambere rikubonekaho. Byose wasengeraga urabibona iyo Imana inyujije kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Ko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuntu uwo nari kubugirira. Imana itugirira neza. Ngo kandi ngo nzababarira uwo nari kubabarira. Urumva icyo kintu? Nzagirira ubuntu uwo nari kubugirira. Haleluya! Mu yandi magambo, kuba Imana yarakumenya amazina, kuba Imana yaramenye izina ryawe, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Haleluya! Nishimwe ukwiriye gushima kuba Imana yaraguhaye agakiza kayo ku buntu, ikavuga ngo mwana wanjye nkuzi amazina. Haleluya! Ikavuga ngo mwana wanjye nkuzi amazina. Ikavuga ngo nakumenye kera. Haleluya! Ikavuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Icyo ngiki ikakivuga kuko ari Imana ishobora byose. Ikavuga ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Haleluya! Kuba Imana yarakumenye rero ntutinye. Reka nkubwire, intambara zose wacamo uko zaba zingana kose, intambara zose wacamo uko zaba zireshya kose, ntabwo bikuraho umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Intambara zose wacamo ntizishobora kunaniza umugambi w'Imana. Nta kintu kijya kimura umugambi w'Imana, nta kintu kijya gikuraho umugambi w'Imana, nta na kimwe. Abarozi ntibahagarika umugambi w'Imana. Amarozi yabo, ibyo bakuronga, ibyo bagutongera, ntibishobora guhagarika umugambi w'Imana. Icyakora bazagutera ubwoba bakubwire ngo tuzakwica, bazagutera ubwoba bakubwire ngo bazakugirira nabi, bazagutera ubwoba bakubwire ngo bizagucanga. Ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, ntabwo bashobora guhagarika umugambi w'Imana. Uyu munsi uri umushomeri, ariko ibyo ntibyahagarika umugambi w'Imana. Kuba uri umukene uyu munsi ntibyahagarika umugambi w'Imana. Kuba nta kazi ufite uyu munsi ntibyahagarika umugambi w'Imana wo kukugirira neza, ntibyahagarika umugambi w'Imana wo kugutabara, ntibyahagarika umugambi w'Imana wo kugukuza mu maso ya bene wanyu, mu maso y'imiryango yanyu, mu maso y'umugabo wawe, mu maso y'abana bawe, mu maso ya Imana iragukuza
urakomeza. Umugambi w'Imana nta kintu na kimwe kiwuhagarika. Umugambi w'Imana no mu mvura y'amahindu, umugambi w'Imana urakomeza. Mu mvura y'amahindu ya yindi iteye ubwoba, umugambi w'Imana urakomeza. Haleluya! Umugambi w'Imana nta kintu kiwukoma mu nkokora, nta kintu kiwuhagarika, nta kintu kiwubuza, nta na kimwe. Umugambi w'Imana wo urakomeza mu bibi, uko byagenda uko ariko kose, umugambi w'Imana urakomeza. Reka mvugane nawe, witinya, witinya, witinya. Imana ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Data, ndagushima ko unyujije kugira neza kwawe imbere y'amaso y'abakubaha. Ndasengera uyu muntu wari unkurikiye, mugirire neza. Nzi neza ko umugambi wawe utayoba, umugambi wawe ntiwibagirana, umugambi wawe ntupfa, umugambi wawe ntusaza, umugambi wawe ntuyoba, umugambi wawe, haleluya, nta kintu kibasha kuwurogoya na kimwe. Ndasengera uyu muntu muhereza umugisha, ndasengera uyu muntu mwibuke, ndasengera uyu muntu murwanirire, ndasengera uyu muntu mubambira amahema. Reka urambure ikiganza cyawe ku buzima bwe. Reka urambure ikiganza cyawe ku buzima bwe papa. Reka urambure ikiganza cyawe ku buzima bwe, wiyerekane kandi wigaragaze. Reka urambure ikiganza cyawe Mana, uhindure ibyanze guhinduka. Unyuze kugira neza kwawe imbere y'amaso ye. Nyuza kugira neza kwawe imbere y'amaso ye Kristo. Reka uyu muntu wari urwaye yakire gukira, uyu muntu wari uboshye yakire kubohoka, uyu muntu ukora ibintu bye bikanga Mana, reka umuremere ubuzima bushya, muremere ubuhamya bushya. Ibyo akoze byose biranga, ariko numuramburira ikiganza birakunda, numuramburira ikiganza biragenda neza. Reka umushyigikire, umuteze intambwe, reka umushyigikire, umuhagarareho, reka umushyigikire, umubere Imana, umubere umurengezi, umubere umutabazi. Uri Data wa twese mwiza, ntabwo unanirwa. Ndasenze Mana ngurema amashimwe. Iki cyumweru twatangiye, umuntu wese wumvishije ibyuka urabagirane Mana. Iki cyumweru kimubera icyumweru cy'umugisha, kimubera icyumweru cy'ubutsinzi, kandi unyuze kugira neza kwawe imbere y'amaso ye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ndagushimye ko utabaye kandi urengeye, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha ugiye gufata buno buhanuzi ibyuka urabagirane. Yisheyaringe abantu 5 byibura, nturekeraho utarayiha abantu 5. Ukibikora wibyirengagiza, byumve bikore. Yisheyaringa abantu 5, inshuti yawe, umuvandimwe wawe, umuntu wese musheyaringa ibyuka urabagirane. Yakire gusenga, yakire. Ukimusheyaringa Imana iraguha umugisha, ukimusheyaringa Imana iraguhagurutsa. Kora subscribe niba utarayikora, kora ukore like, comment yawe ni ingenzi. Imana iguhereza umugisha. Ibyo byose ukibikora, Imana ikwibuke, Imana ikugirire neza. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Kamubwire ngo umugisha w'Imana ukubonekeho, umugisha w'Imana ukomeho. Imana ikurebe neza kandi kwishimire, Imana ikurebe neza iguhagurutse mu izina rya Yesu. Byo kurabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom shalom. Byo kurabagirane nakagaruka, Imana iguhereza umugisha.